Ndagusuje neza kandi nguhaye ikaze. Nyita Prince Robert, umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda. Wagize neza gukora subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu ko tubishyizeho umunsi ku munsi. Sindi jyenyine, ndi kumwe na Evangeliste Masengesho, n'umukozi w'Imana, umuyobozi w'Ibuye Rizima TV. Reka mwakire, tuje mu kiganiro cyitwa Gospel Talk, ubundi dusuhuze twinjire mu kiganiro muri topic y'uyu munsi. Ndakwakiriye. Murakoze cyane, soje abantu bose badukurikiye kuri chaîne zombi, ukuboko kwiza kw'Imana kubane nabo iminsi yose n'ahantu hose mu izina rya Yesu. Amen, amen. Hanyuma uyu munsi topic yacu muri Gospel Talk y'uyu munsi irabaza ngo ese ibyago n'amakuba n'ibigeragezo n'intimba n'agahinda n'ishavu bigenewe abitwa abakozi b'Imana ko mbona aribo bigeraho bigasya bitanditse? Reka tuze tuganire, ariko reka tubanze dusenge kugira ngo Umwami Yesu anabiturinde mu izina rya Yesu, cyangwa turwanirire muri ibyo. Dusenge. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Uyu ni umwanya wawe uduteguriye kugira ngo tuganire n'abizera. Ntabwo ari ubushake bwacu, ahubwo ni ubwawe, kuko ari ubwacu twabikorera igihe tuboneye, cyangwa se tugakorana bya bindi byose, ariko kuko ari ibyawe ndetse ari n'umwanya wateguye, tugiye kuvuga ibyawe. Mwuka wera nadushyigikire, ducecekesheje imbaraga z'abadayimoni zose, izatubera kirogoya, umwuka waturwanya uwo ari wo wose turawutwitse mu izina rya Yesu, kandi tubangamiye ingabo za Satani zose. Abatwumva bajye bumvira ijambo ryawe, kuko Mwami niryo tuvuga kandi niryo duherewe kuvuga uyu mwanya mu izina rya Yesu, kugira ngo ubuntu bwe busakare mu bantu bose. Mwuka wera wawe nasohoze icyo ushaka muri twe no mu bantu bawe, kandi urukundo rwe rudutwikire, maze natwe tubone ingororano. Uwiteka we, yaba ari umuntu umwe, yaba ari babiri, ingano yabo iyo ari yo yose, ubahembuze ijambo ryawe. Reka nguturize ngo uyobore iki kiganiro muri byose mu izina rya Yesu, amen. Yego. Yesu aguha umugisha kandi Yesu akurebe neza. Dawidi yavuze neza ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Iyo ni Zaburi ya 34, kandi ku murongo wa 20 yayihimbye avuye kwa Abimeleki mu Bafilisitiya, avuye mu banzi be, ubwo Imana yari imaze kumubwira ati sarishe, kuko nta kindi kiraza kukurengera nudasara. Mu minsi yashize hari umwana w'umuhungu bafunze, ndamwitegereza ndavuga ni iyo warasomye ijambo ry'Imana, tekinike ya Dawidi yari kugukura. Ni Clement, reka tubivugishe ukuri, uriya yaza ko yarasomye nk'ijambo ry'Imana arizi neza, usibye tekinike ya Dawidi niyo yari kumukura. Naho ubundi kandi yayikomereza yari kurya, yari yayitangiye yakomeza. Agatekinike karakora yarisarisha, yari gukomeza kuba yaratangiye kuvuga ati ni mu njyane, yakomereza aho bari mu rugo. Urumva, Imana irengera ngo Imana imukiza muri byose. Dawidi avuye rero muri ayo maboko, agezeyo baramubwira ati si umusazi, mumvanire hano, urababwiye ko mujya munzanira abazima basazi. Umusatsi wamuhirimbiyeho kubera kuba mu buvumo ahunga Sawuli, iki byose noneho yihinduye nk'umusazi, umwuka w'ubusazi umujeho. Ariko buriya hari igihe natwe tujya tuvuga mukavuga ati murasaze, ariko burya ntabwo tuba dusaze. Buriya muzi ko turi abasazi, ariko mu bwami bw'Imana karakora mwana, akantu ari tuntu umwuka w'Imana agenda adukoresha. Urumva, bajya bwegera Abafilisitiya bikabacanga, noneho baribo bishe Goliyati, ntabwo bishe. Urumva rero, amakuba n'ibyago by'ubucyatsi ni byinshi. Dawidi ngo abacitse bamaze kumwirukana, agitambuka ikirenge cye kikiva mu Bufilisitiya kiginjira iwabo muri Isirayeli, ngo ibisazi bihita bigenda. Aba muzima aragenda yigira mu buvumo bwa Duramu, ngavuga amagambo akomeye, arasenga, ahimbira iriya Zaburi ya 34. Abantu bose baze kuyisoma, nyine iranaryoshye cyane. Ariko yaravuze ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi. Yari amaze kubara ibyo yabonye byose, guhera akiri mu ishyamba kugera yica Goliyati, kugera ibyakurikiye hose, ibintu byose arabibara, asanga ni byinshi, ariko asanga muri byose Uwiteka yagiye amutabara. Arumbajije rero ko niba ibyo ari bigenewe umukiranutsi, ariko reka wenda dusome ijambo ry'Imana hano. Urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 2,
umurongo wa 3 haravuze ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo aba akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu bikino ntahabwa ikamba keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe. Umuhinzi uhinga niwe ukwiriye kubanza kwenda ku mbuto. Zirikana ibyo mvuze, kuko umwami wacu azaguha ubwenge muri byose. Ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye, nk'uko ubutumwa nahawe buvuga, ubwo ndenganirizwa ndetse nkaboheshwa iminyururu nk'umugome, nyamara ijambo ry'Imana ryo ntiribohwa n'iminyururu. Amen. 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 Uri kumva ko Paulo ubwe ari kubwira Timoteyo ko Imana iraguhamagaye. Timoteyo we ndakubonye, ariko reka nkubwire ibintu ujemo. Ni induru, ni amahane, ni intambara, ni amakuba, ni iminyururu, ni gereza, nuko urwagwa. Urumva? Ariko amubwira n'impamvu ngo ni ukubera ko avuga ubutumwa bwiza. Twongere tuvuge ko umuntu uvuga ubutumwa, hari abantu bavuga ubutumwa ariko butari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Aha, nanjye kugufasha. Ubutumwa bwiza bwo barabuvuga, ariko ubuteguza ubwami bw'amahoro bwa Yesu Kristo no kugaruka kwe n'urupfu rwe no kuvuka kwe n'izuka rye n'ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Ubwo ntabwo ari bose. Rero abavuga ubwo butumwa bwiza ni ngombwa ngo barenganwe, ni ngombwa ngo bababazwe. Robert, twagize n'ikibazo gikomeye cyane mu ivugabutumwa ryabayeho muri iyi minsi. Ubundi kera ndabyibuka ko umuntu yakizwaga yabwirijwe hari ibintu bitatu yiteguye. Icya mbere, wakizwaga witeguye kwangwa n'abantu. Ukavuga uti rega, nimba ngiye gukizwa abantu bagiye kunyanga, uduhere kuri family yanjye, guhera kuri famiye yanjye, kuko hari abakizwaga bakabaca bakabirukana. Ntabwo ubutumwa bwa kera ntabwo bwari bumeze nk'ubw'ubu ngubu bakubwira ngo nyine ngo gira ubwenge. Urumva? Ese ngo niba ubana n'umugabo udakijijwe ngo wowe ngo urava mu rugo, oya ngo kizwa mu bwenge nyine, ngo ujye usenga atareba, ngo ujye umwihisha. Ariko buriya butumwa bwavuye heroba n'ubwingirwa bwenge bwo mu bisi ese sibyo. Hari ikiganiro nabonye uri gukora uvuga utari ku musilamu, umukirisitu w'umusilamu abaho gute? Ntabwo biba bikwira mu mutwe wawe ko duhurira mu butayu n'ababashyagiza bakavuga ati mwe mugumeyo gusa ntari. Bibiliya iratubwiye ngo nta muntu. Noneho hari n'ikindi, noneho ugasanga n'umuvugabutumwa umusilamu aravuga ati aho ndakwemera, umukatolika ati ewa urimo, umudiva ati wowe uriwo. Ubundi ubwo buvugabutumwa buvuga ubuhe budahindura umusilamu niba uri umukirisitu ngo bumugire umukirisitu koko, niba uri umupanekote budahindura umudivatiste ngo bugire umupanekote. Hari ubutumwa bw'intakimaze. Urumva? Satani yibyishije abantu, kandi ubwo abo bantu ababwira ko ari abantu ngo bari kujya mu ijuru, ariko iryo juru njye mpora ndikemanga nkaribwira abantu. Ubundi umuntu ubutumwa bwiza Bibiliya iravuga ngo nimumenye ukuri kuzababatura, kandi nimubatuka muza mubatuwe by'ukuri. Ni ukuvuga rero ubutumwa wakira ariko bukakugumisha mu bubata ntibishoboka. Yesu yavuze ko divorce y'umuntu ukijijwe n'udakijijwe yemewe niba umuntu weho wakiriye agakiza. Hanyuma rero uwo mubana akanga kwakira agakiza kandi ukabona ari kugukururira mu byaha bye, iyo divorce Imana irayemera. Na Paulo yarayemeje, kandi akayemera, ariko wowe ugiye kudevorusa wizeye nyine kwiyegurira umwami wacu Yesu Kristo. Abantu b'ubu rero ntabwo bakijijwe agakiza ka nyako, nyamara Yesu yarabivuze ngo umuntu ukunda umugabo we cyangwa umugore we cyangwa umwana we kubandutisha, uwo ntakwiriye kuba uwanjye. Abantu b'ubu bafite agakiza ariko gakunda Yesu, ariko atari ku gipimo cy'umugabo wabo, atari ku gipimo cy'umugore we. Yesu mu bantu ntari ku gipimo cy'abana babo. Batese ubwo urumva wowe wava mu bana bangahe ukagenda ngo nibyo bya Yesu? Nyine nzakomeza wenda ndiho nazarimbuka, ariko urumva sashari wawe we urumva wata urugo, urumva yakubwira ati tujyane kubaza ababyeyi, ugakomeza uvuga erega ni umutware mu rugo tugomba kumugandukira.
ese niba hari umwuka wamujeho akaba ansaba kubonana dukoresheje ikibuno, ati urumva urumva si sheri wowe wanjye bibiri dusaba kubagandukira. urumva ugasanga abantu bafite agakiza kibereye muri ibyo, ariko pe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bukibwirizwa abantu bajyaga banabaririmbira indirimbo zibabwira ngo uwaba atinyutse ibyago byose abari buza kurikira niwe uhaha, ariko ndabizi arica. arica ese nasenya urugo nava mu rugo turabyaranye tugize niwe uduhahira, ndabizi ko turya mu maraso y'abantu. reka njye kubaza bishop ngira inama mushumba, yego ati ceceka guma wego ugerageza n'agakibyibushye wagicucu urashaka kumura ku mugati uri muri ibyo we gusa ujye ugerageza urebe ukuntu nyine wamwumvisha azana icya cumi, imirimo yanyu yo kwicanya ihesha umugisha, gume mu rugo ntukajye ubura ubwenge, uri kubyumva. ariko ubutumwa bwa Yesu Kristo bwarabwirizaga abantu bukakubwira ngo uwaba atinyutse ibyago byose n'aba ari buza akurikira umwami Yesu, kandi uwo nta cyamurekesha imigambi ye yahisemo guca mu nzira ijya mu ijuru, uwo ntazacogozwa n'incamugongo, abazimubwira nibo bazagwa. ni ukuvuga ngo ushaka kunkurikira asige byose nawe kugeza ku rwego rwe yiyange, yikorera umusaraba we ankurikire. ni ukuvuga ngo rero iyo wiyanze ntabwo umuntu yiyanga agiye mu mahoro, yiyanga agiye mu ntambara. rero niba amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ari byinshi, uwaduhamagaye akaba yaratubwiye ngo umuntu ushaka gukurikira Yesu yiyange, ubwo bisobanuye ko nyine mu gihe cyo kwiyanga ni igihe cy'amakuba, ni igihe cy'intambara, ni igihe cy'ibibazo, ni igihe cy'amakuba. iyi Mana y'umurengwe abantu basenga nta hantu izabageza. ubwo umuntu ahura n'ikibazo icyo ari cyo, ngo mukozi w'Imana ngo nsengera ngo byakomeye, ngo ndapfuye. nese urapfuye nyine, ahubwo urimo neza se, ahubwo uri gupfira biranditse. ahubwo hari n'uwigisha bate waya namwe nanone basengesha iyo Mana yanyu, Imana itangaburira ngo Imana itangaburira, Imana itaze kugira gute, itamfatisha imisozi yose akaba yitwe ni Imana y'abiki gihe. abantu basenga Imana y'abiki gihe, ariko Yesu ari mu isi Yohana yamutumye aramubwira ati ariko ubwo yarabimenye ko nafunzwe. ayo makuru arayafite, ugiye mumwibutse ti wa wundi wakubatije wari waraje kugutegurira inzira, ijwi ry'urangurura mu butayu, wabanje kubatiza, wateguye aho ngaho uri, waguhaye n'abigishwa be bamwe, waguhaye tere aho mu butayu ujya umwe wahahoze urumva, ugende mumubwira uti baramufunze arimo kandi ari kumva nta byizere bashaka kumurangiza. urumva amakuru anugwanwa ko aracibwa umutwe. Yesu aravuga ati rero Yohana se ahubwo we nawe mwamubwiye ibintu biri kubera hano, kwabatumyeho kwabatumye mwe nta kintu mwamubwiye ku bintu mumaze iminsi mubona. umuhanga umwe yaravuze ngo buriya ngo ni uruzandiko bandikiranijwe, noneho abandi bo ntibamenye ibyo bari kwandikiranwa, bakajya bagenda buhumye gusa. yego urumva ati ariko umwana ntabwo ubona ko umurimo wawe warangiye, va muri ibyo ngibyo, bagenda ataha nzagusanga mu ijuru, nzagusangayo garafure. urumva ubwo urumva ko aramubwira ati mugende mubwire ibyo mwabonye n'ibyo bufise, zirahumuka birahaguruka, ubutumwa bwiza, bakene barabwirizwa ubutumwa bwiza. aragenda haciye iminsi bamuca umutwe, ariko nubwo bamuciye umutwe ntabwo bamuciye umutwe yarihakanye umuremyi we, kuko yari azi icyo akurikiye. umuntu wese uzi icyo ashaka ntabwo ajya atora icyo abonye. Yesu ubwe nimba yaradekaraye intambara, hano ijambo ry'Imana tubwiye ngo nta waba umusirikare ngo yishyire mu by'ubu bugingo. iby'ubu bugingo utagomba kwishyiramo ni ibiki kandi uri umusirikare? ubu abasirikare bataye abagore babo bajya kuba mu bigo bya gisirikare. umusirikare ati umugore we amaze kurongora akagenda akajya kuba mu mahanga imyaka myinshi rwose, paka igihe azavira muri misiyo. hari igihe umwana avuka ukazamubona ari mukuru kandi ari wowe wamubyaye. kubera iki? itegeko ry'umusirikare ntirimwemerera kwishyira mu by'ubu bugingo, yo kuvuga ngo sindara ahantu hatari umugore wanjye, ngo iterambere ryageze, ngo inzu yanjye ngo byagenze gute, ngo umunsi wanjye byaramutse gute. no, umusirikare nyirizina agomba kwita ku gihugu cye nk'uko aba yarabisinye kandi akabyitangira. ni niyo mpamvu Yesu ajya guhamagara umuntu amuhamagara yabanje kumubwira, aravuga nimba utinyutse ibyago byose ngwino.
niba wiyanze ukaba wiyemeje kwikorera umusaraba wawe ngwino nkurikire, kuko ukunda ubugingo bwe azabubura, n'ubwanga ku bwanjye azabukiza. Nicyo gisirikare twinjiramo. Rero reka mbabwire, Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atamujyanye. Yesu ubwe nyirizina aza mu isi ntabwo yigeze aba mu buzima bw'umudendezo, bw'umunezero, bwo kwirya nka gutya twirya, bwo kwirya, oya, ntabwo yigeze abibamo. Kabone n'intumwa ze yahamagaye zimaze kumukurikira, zimenya ukuri neza, nazo zavuye mu bintu by'imiteto, zanga umubiri wazo, zanga ibyo zari zitunze, zikurikira Yesu, zirinda zicwana nabi, urupfu rubabaje rwo ku musaraba, rwo kuhabwa intare, inyamaswa zishonje, gushirishurwaho uruhu, bariya bose bapfuye nabi. Rero abo ngabo bapfuye nabi nibo aba turi gusoma hano. No kwandika, iyo bandikaga bavuga ngo bene data, yego dufatanye, yego amakuba, ibyago, yego amahoro, yego no gucungurwa muri Yesu Kristo. Yego. Urumva hano Pawulo ahamagaye Timoteyo ngo ujye ufatanya nanjye imibabaro. Ntiyamubwira ati mwana hari akazi ngwino tujye ku maturo. Yego. Urumva ujye usangira nanjye cya 10, dusangira amaturo, dusangira icyubahiro, ngwino hano baratura, ngwino hano batanga kamverope kanini. Oya, yaramubwiye ngo ngwino dufatanye amakuba, dufatanye imibabaro ibonerwa muri Kristo Yesu. Kuko muri Kristo Yesu ugomba kujyamo witeguye iyo mibabaro. Muravuga muti se n'ukubera iki iyo mibabaro nyine? N'ukubera ko nyine umwami wacu ni umwami w'intambara. Ibyo tugiyemo ahamagara abasirikare, kandi mu gisirikare hari kriteriya zigenderwaho kugira ngo bakwemere. Ahubwo ikibazo ni abantu biyitirira icyo batari cyo, kandi akaba ari nacyo kibazo gihari, kandi ibyo bikaba bihanwa n'amategeko. Nagira ngo mbabwire ngo abo bantu bazahanwa pe. Iyo muri kujya kubeshya ngo turabasirikare benshi bogejwe mu maraso, umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobozi, kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu, dukomeze dushire imbere dushimira ihoraho. Rero iyo abantu bari kubeshya ngo n'abasirikare benshi bogejwe mu maraso, umwami wabo Yesu niwe muyobozi, baba bari kubeshya, kuko aho Yesu ashaka kubayobora bo ntibashaka kuhaca. Kandi yaravuze ngo bazabanga. Yesu yarabibabwiye, bazabakubita, bazabanga, bazakubita, bazafunga mu nkiko, ahantu hose muzaba abagabo, kandi ngo muzishime munezerwe. Ariko birababaje ko umuntu aririmba ngo ngende umusirikare, igiturika cyaturika agahita akuramo iniforume n'intuza byose, kareka bagufatiye he? Reka narimviriye hariya hepfo kwigirira, ntabwo ndi kumwe na ba Robert. Kareka urumva kumuvuga kimwe saya kwa hari mwasaza, ntabwo nyavuga kimwe n'abariya barase. Nanjye burya ndabanga mbanga kubi, bajyavuga ngo nanga barokore, banga barokore ukunda abantu. Nyine impamvu banga nyine ni ukubera iyo mpamvu. Ukunda abandi se ajya gusobanura abakunda, niba wanga barokore jya usobanura abukunda. Ukunda abandi, abasilamu babimenye ko bakunda. Urumva icyo ni ikibazo cyawe. Buriya Yesu yaravuze ngo tudateranyije hamwe arasandaza, kandi uwo tudateranije aba ari umwanzi wacu. Ni ukuvuga ngo niba wanga barokore rero ubwo uri umwanzi wabo. Yesu uruhande rwawe nturwumva. Ugomba rero gukunda Kristo. Muri nibyo yaravuze ngo ujye ubana n'abayo ufashe indushyi. Rero Pawulo ahamagaye umuhamagaro Timoteyo utandukanye n'iby'abanyamadini b'iki gihe n'abandi bantu biyitirira ko bari mu murimo w'Imana bahamagarira abantu. Aramubwiye ngo ngwino muri Kristo, ariko ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro yose, kwihanganira amakuba yose, kwihanganira iminyururu yanjye, kwihanganira kurenganirizwa ubutumwa bwiza. Hanyuma iyo uhagurutse, iyo icyo gihe abantu bahagurukaga benshi ndabibuka, ndabazi, hari abantu bavaga muri ibyo icyambere bagucaga n'idini, kuko abantu bose batagira idini burya bari abakatolike. Abantu batagira amadini bose aba ari abakatolike. Iyo wizeraga Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, katolike yarabanzaga ikaguca. Bati yavuye mu idini yacu gakondo, yiyomoye ku mubyeyi, yagize gute, abo bagaterana bakaguca, bakaguhanagura no kukuvugisha ntibibe byemewe. Ukagera iwanyu mu rugo
iwanyu mu rugo ubwaho naho bakaguca. Hari abantu bagiye bava mu ngo, abandi batandukana n'abagabo, abandi batandukana n'abagore. Hari abagore bagiye bihanganira abagabo babo kubera bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, akavuga ati mugore wanjye warananiye kugira ngo ujye gusenga, ngomba kujya nkurambika nkagukubita inkoni 10, wavayo nkagukubita n'izindi. Nimba uzabyihanganira iyo Mana yawe uzagenda uyisenge. Muvandi, umugore yaragendaga akicira inkoni akayegeka no hafi y'umuryango, akagenda agakaraba, akisiga amavuta, akitunganya, yarangiza akaza akati narangije ngwino nkubite nigende. Urumva, akaza akaryama bakamutsibura inkoni 10, urumva zirimo no kumunaniza amubabaza. Akamubwira ati Yesu aguha umugisha, akigendera akagenda akajya mu murimo w'Imana. Yatati mutware naje nimuze mu nkubite, akaryama bakamukubita. Yarangiza akati Yesu aguha umugisha, akajya mu kazi. Umugabo yamukubitaga 1, 2, 3, 4, 5, kavuga ati ariko nkwiriye kuzajya kureba ibintu uriya mugore aba yagiyemo bituma tumva inkoni. Ibintu bituma tumva inkoni, ntiyumve ibitutsi, ntiyite ku macandwe mucira, ntiyite ku gahimano muhima, kikaguma kumbwira ngo Imana impumugisha bara ni bwoko kikanzajya ahantu ndageyo ataba afite n'abasambane be cyangwa ari mu bapfumu. Akazagenda nyine umwuka wera yagera yakirwariza. Marume nuko yakijwe. Yego, nawe nuko yakijijwe, yajyaga bakubita. Imana ishimwe cyane ko umunsi umwuka wera ahamufatira yaje kubamenaho amazi. Yes. Nuko rero abantu bakizwaga, umuntu wakizwaga gutyo ntabwo yamera nk'ukizwa uyu munsi babwira ngo ngwino ku musaraba biranagana, ngo ngwino ngo ufitiye byinshi ngo mu kiganza cyiwe warimo ibyiza gusa ngo bikunezeze umutima, byiza gusa. Abapfapfa, iyo ni imvugo y'abapfapfa niko Bibiliya ivuga. Yobu niko yabwiye umugore waramubwira tuvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Imana yaduha ibyiza bivuye mu kiganza cyayo gusa, ibibi byasa tukayinuba. Erega Imana mu kiganza cyayo igira ishyimbo ikagira n'inkoni. Inkoni ni y'iki se? Ishyimbo ni y'iki? Ishyimbo ni yo kukugaruza ubugwaneza mu gihe warangije kumenya Kristo, ariko n'inkoni ni yo kugutsibura mu gihe watambitse ibirenge cyangwa uri kujya mu nzira zitarizo. Kuko aho Imana kugira ngo iguhombe yaguhombya wowe mu gihe ni cyiza kubera ko abakiranutsi badategereje kuzahabwa ibihano nk'abanyabyaha ibahanira mu isi. Yego, oya ibyo nabyo abantu bagomba kuba babizi. Nk'abantu bakiranutse bakunda no kuvuga ngo ariko ngo nukubera iki duhora mu intambara. Izo ntambara nyine twari turi kuzivugaho, ariko nazo ziza mu buryo bugiye butandukanye, ari bwo bumwe muri bwo ubwo waruvuze. Buriya hari abakiranutsi bari mu isi bahora mu ntambara, ariko ntibamenye ko intambara barimo ari n'ibihano by'Imana, ari ikiboko. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo uwo nkunda ndamucyaha kandi nkubita ibiboko uwo nemera ko ari umwana wanjye. Umwana w'Imana uwo yemera ko ari umwana imuhanisha ikiboko, nta nubwo imukubisa agashari. Ikiboko iragutsibura. Kubera iki? Kubera ko twe turi abana b'Imana kandi Imana yatubyaye, tudateze kuzacirwaho iteka cyangwa gucirwa urubanza kumwe n'abatizera. Ibyo dukoze Imana ibiduhanira muri aka kanya kugira ngo tube turangizanije. Niyo mpamvu umwana w'Imana nyakuri, iyo musoma muri Bibiliya muzabona ijambo ry'Imana ritubwira ngo uw'Imana yafashe mu kiganza ntawe ushobora kumuvuvunura mu kiganza cy'Imana, kandi uw'Imana yabyaye ntishobora kumubyaruka. Abantu ntibashobora kubitekereza. Hari abantu bazi ko ngo uba umwana w'Imana, ngo wakora icyaha ngo ukavamo ngo ukaba umwana w'Imana, ukaba umwana wa Satani. None se ibyo bintu burya uzi ko bidashoboka Roba? None se ubu twebwe ko turi abantu, abana bacu tubyaye iyo bakoze amakosa bareka kuba abana bacu? Niyo baba bamufunze, niyo yaba yanyweye urumogi, niyo yaba yishe umuntu, aba ari umwana wawe. Abandi nyine bamuvumira ku gahera, ariko wowe wamwongeje baravuga ngo niyo cyaba ari ikiboze urakirigata. Rero ahubwo hari ikintu abantu batajya bamenya. Kugira ngo Imana ikonfirime ko ikubyaye, imanza kugenzura umutima wawe. Yohana yavuze ku bantu tujya tubana bakiyita abana b'Imana ariko atari bo. Yaravuze ngo impamvu ngo bagiye ngo naburya na kera na kare ntibari abacu, ngo kubera ko iyo baba bacu baba baragumanye natwe. Abacu rero bagumana natwe, bajya baguma mu rugo, ntabwo bajya bahava. Rero umuntu ntashobora kubyarwa n'Imana ngo mu kanya nanone kandi yongera avemo ajye kubyarwa na Satani. Ntabwo bishoboka. Niba wabyawe n'Imana, icyaha wakoze Imana iragutsibura. Ikagutsibura nk'uko utsibura umwana wawe akarira, warangiza ukanamuhoza, ibyo yangije ukajya kubirepara. Ariko abantu bamenye ko umuntu Imana imubyaye, ubuyobozi bumuyobora buba buhindutse. Yego, buba buhindutse.
ibya kera biba bishize. ntabwo uwo muntu aba ari we Wahindutse witwara mushya. ubundi niho abantu Yego. bagirira ikibazo. Yego. Niba wakiriye se umwami n'umukiza ngo aze mu bugingo bwawe, ntabwo aba ari we ukigutwara, ntabwo ari wowe ukitwara, Yego. n'ubu ugikora ibikunezeza. sinkikora ibyajyaga binezeza. ubu ngubu Yesu aba agutwara. ubu sinjye uriho, ni Kristo uri muri ni nayo mpamvu rero akurinda ibyo uzi n'ibyo utazi, akwambutsa ibyo utakwiyambutsamo n'ibyo wakwiyambutsamo. noneho rero abantu ugasanga bavuga ngo nyine ngo ngewe ngo ndi umwana w'Imana, ngo ariko ngo ibi n'ibi ngo birananira gute? Se ntabwo bishoboka. ahubwo ubwo usibye iby'amadini, iby'idini ryakwise, ariko burya ntabwo waba uri umwana w'Imana, kuko Imana ifite abana bake hano ku isi. Yesu yaranabivuze, avuga yuko tugomba kumenya ko inzira ifunganye inyuramo abantu bakeya, abanyura mu nzira nini ari iy'igihogere. ibyo ni prinsipe. ariko buriya igihogere ni ikihera. aya ntabwo bwashize njye nawe twakoranye ikiganiro gusobanura icyitwa igihogere. igihogere igihogere ni umuntu ufite Yesu basambanana bikemera. ni ukuri igihogere ni umuntu ufite Yesu bibanana bakajya kwiba bakagendana. buriya nubona ujyanye na Yesu kwiba. igihogere n'amarembo y'ikuzimu ntabwo bitandukanye. byatandukanye na Yesu. abantu rero bari mu gihogere si ujya ubibona si ibihogere ntabyo ujya ubona na hano i Kigali birahari. igihogere Yesu wo mu gihogere. ariko igihogere ubundi arakizi cyo mu buzima busanzwe. igihogere ndakizi nyine, ni inzira ngari, inka zinyuramo zigiye gushoka, zinyuramo rwose zishoka ziruka, imyatungo, iki byose, utunyana tuba tuguruka, ihene n'intama bivanze bimanuka ku iriba byose byiruka. ati tugiye ku iriba, tugiye ku iriba. mu gihogere isega zinyuramo cyane, haba harimo ihene, intama, imbwa, inka. ikibazo ni ugusanga bakise n'iteraniro ryera. guterana kwera, amateraniro yera, ngo ntukirengagize ariko guterana kwera. guterana kwano kuza kujya mu gihogere kimwe n'abasambanye n'abarozi n'abicanyi. uri umutima nyakuri utuyobora wose utimugize mu materaniro yera. amateraniro yera, icyo ni cyo gihogere. abantu bajye bagira ubwenge. Yesu rero avuga ngo n'indi nzira ifunganye inyurwamo n'abantu bakeya. abo bakeya ni abahe? ni abana b'Imana. haleluya. abo ngabo rero ibyiringiro byabo ntibiri inaha. umuririmbyi w'198 yaravuze ngo mu byago bitera bene abo bantu, ngo bo bajya baruhurwa no gutega amahoro mu bihe bizaza. ngo kubera iki? ngo bifuza kuzabona ibyiza byo mu ijuru, ngo nibava ku rugamba banesheje rwose. hari ikintu Yesu yaduhaye cyitwa amahoro. ayo mahoro niyo morale y'abasirikari baba bari ku rugamba. niyo mpamvu umuntu ufite ayo mahoro yaravuze ngo no mu byago nzaririmba mvuge yuko ndi amahoro. niyo mpamvu uburyo wifata ugeze mu ntambara nabyo ni igisobanuro kikumenyesha uwo uriwe n'uruhande uhagazemo. rero hari abantu biyitirira igisirikare kandi batakirimo. hari abantu ngira ngo nimba barabitaga bakira abakada, abantu bajyaga batwara ngira ngo bafasha abantu b'abasirikare gutwara abakarapu. abakarapu uzi guhura n'umukarapu muri karitsiye, kandi ubwo gahunda ye ni ukwikorera, ntazi uko barasa, ntazi, ariko kuko yirirwana n'abasirikare agahita avuga ati tuba mu gisirikare hariya, twebwe turarasa. uzi yari kuba inuza gahunda y'intambara. ati twarakoraga, ati zikompora rimeze, kavuga ati ariko ndumva arizi koko. ati shawuzi njye natwaraga, ati natwaraga urumva kandi koko ukumva arayizi, akayikubarira nk'uyizi kuko koko yaranayitwaye, banayirashishaga reba. ni nawe wayikuraga aho bayirashishirizaga, igikompora aho cyagwaga, ibyabaga byose yarabirebaga. ariko se koko yari umusirikare? ntabwo yari umusirikare. rero abo bantu bene abo ngabo tuba turi kumwe nabo. ati turi abasirikare benshi bogejwe mu maraso, we umwami wacu ni nawe. aturumva ati ngewe ndi muri salvation rwose niho duherereye. umushumba wanjye runaka, umushumba wanjye ni kanaka. natwe twarokejwe. ariko n'ubujyana mwajya nko urumva hari amakosi menshi nyine abizera bakora.
mwatajya kuri kubeta abata kinabera yegitare batisha ndakubonye ni umukarapu gazengerere. hari amakosa barabageraho ati bakabate karekata ibi ntabwo twabyize katuzi kari ryo kose baheraho byabagendekeye gute kugira ngo mubisimbo byaje gute ati nyine urumva nyine twebwe iwacu idini ryacu bibara bitwemerera ntabwo ibiba bitubuze iwacu niyo mpamvu ibyo bintu byanyu umusirikare agera no ku myambaro akagera n'ibyo kurya akagera n'aho agomba kwicara ibyo iwacu ntabwo. Anyway, Imana idufashe kandi igire neza ubugingo bwacu. Rero bene data ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Umusirikare wa Kristo Yesu agomba gufatanya na bene se kwihanganira imibabaro, kwihanganira amakuba, kwihanganira intambara, kwihanganira ibigeragezo. Rwose mbabwira ko iyo winjiye muri iki gisirikare cya Kristo akakwambika umwambaro we uba ubaye expose ku ntambara, uba ugiye guhangana nande n'isi ariyo muhora musaba kugira ngo igire icyo ibaha. Duhibi duhe komererwa neza, natwe duha ubuzima, duha ibingibi, ntabwo bizakunda kandi ari umwanzi wanyu. Mwebwe se urumva wabana ute n'umwanzi wawe ngo mubane amahoro? Ntabwo ushobora guturana n'umurozi ukwanga ngo akwemerera uba amahoro, no. Agomba kukurwanya akagutera ibitero bigiye bitandukanye. Icya kabiri, murwana na Satani. Icya gatatu gikomeye, murwana n'umubiri ubwawo. Ni ukuvuga ngo nawe iyo uhindutse umwana w'Imana utangira noneho kumera nk'umwanzi wirwanya, kuko umubiri wawe uhita utandukana n'umwuka wawe. Ni ukuvuga ngo rero iyo umubiri wawe utangiye kurwanya umwuka wawe kandi umubiri wawe wo mugendana ahantu hose, nicyo gituma abenshi batsindwa n'umubiri kuruta uko bakabaye batsindisha umwuka umubiri. Nyamara ijambo ry'Imana riravuga ngo mwicishe umwuka ingeso za kamere. Ni ukuvuga ngo ingeso za kamere yanyu zigomba kwicwa n'umwuka w'Imana kugira ngo mwebwe muhinduke bashya naho wambaye uyu mubiri. Niyo mpamvu Pawulo akomeza kwandika yagiye abwira abantu ngo kandi nimuhurwaho umubiri wanyu ngo ubone uko ukora ibyo wishakiye. Ni ukubera iki umuntu w'imbere akijijwe ariko umubiri hakaba hari ibindi bintu uri kwifuza? Pawulo akaba ari gutegeka umwuka uri muri wowe kubangamira umubiri wawe gukora ibyo wishakiye. Ni ukubera yuko utari uwawe ngo wigenge kandi uri umusirikare. Umusirikare ntabwo asiga umugore we ayobewe yuko yari umugeni ndetse yaramukeneye cyane rwose. Oya, ntabwo areka kumuba hafi ayobewe yuko kubyara umugabo wawe akaza akaguha felicitation ari ibintu byiza by'umumaro. Ntabwo aba biyobewe, ariko ni ukubera icyo abyirengagiza agasumbisha umugore w'igihugu, agasumbisha umugore w'itegeko. Ni ukubera ko hari icyo yarahiye, ni ukubera ko azi icyo ashaka, ni ukubera ko azi ko ayo mahoro umugore afite abiterwa nuko we uwo musirikare ahangayitse. Rero turi abasirikare kandi abantu bakwiriye kubyumva, bantu mujya mu ijuru. Niyo mpamvu abo bantu bababwiriza agakiza k'umurengwe n'imikino no kuvuga ngo ngwino ngo muri Yesu ngo byose birakemuka ngo birajya ku murongo. Na babandi bibaza ngo se ubwo ngo wabura umukozi w'Imana ngo ukarwara, ubwo se ngo wabura umukozi w'Imana ngo ukarwaza, ubwo se wabura umukozi w'Imana ngo ugakena, ubwo se ngo wabura umukozi w'Imana ngo bikagenda guta. No, ntabwo ariko bimeze. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi. Umusirikare uri ku rugamba, iyo umuntu ari kurwana intambara mu buryo bwari bwo bwose, hari ibintu bigomba kumubaho. Nta ntambara ibura inkomere, nta ntambara ibura za kajorite, nta ntambara ibura impfu, nta ntambara ibura ibyangirikira mu rugamba. Rero ibyo tuba turimo haba hari ibigomba kwangirikira mu rugamba. Icya kabiri, nagira ngo mbabwire ko mu ntambara turwana n'abacuruza intwaro nabo bagomba kubyungukiramo. Kandi abana b'Imana bagomba kurwana, bagomba guhura n'intambara nyinshi zikomeye, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo abihanganye bazitwa abanyehirwe. Ese nabihanganiye iki? Nabihanganiye ibi Pawulo avuze, ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro. Tubabazwa mu buryo bugiye butandukanye, ariko igituma tubabazwa ni ukugira ngo Imana ipime kwizera kwacu no kwihangana kwacu, kandi nibona gushyitse Imana itugirire neza. Twibutse abantu ko ibingibi Yesu yaraducunguye, nibyo aduha agakiza
ku buntu, ariko aka gakiza uhawe ku buntu ugomba kukarinda kuzageza iteka ryose. Amen. Hari abantu bahabwa agakiza bakananirwa kukarinda. Iyo unaniwe kurinda ibyo uhawe rero, umujura araza akabitwara, kandi uwo mujura urabizi ko muraturanye ni Satani, kandi ikimuzana ni ukwiba, kwica no kurimbura. Niyo mpamvu rero mu ntambara ngira ngo wenda abarinzi cyangwa se abazamu, abantu bakora akazi ko kurinda, abarinda amabanke, abarinda inyubako runaka, n'abarinda ibindi bintu byose murinda, n'abarinda imirima yanyu, muzi akazi ko kurinda ukuntu kaba kameze. Abandi baryamye wowe uri maso, abandi bagiye kugama wowe ubunyagirwa n'imvura, abandi bari kurya wowe uba wishwe n'inzara, kuko ntugomba kuhaguruka utari wabona umusimbura. Ni ukuvuga ngo umwana w'Imana nyakuri azibukira ibintu byose, akakira ibwiriza rye rya fande we mukuru ari we Yesu. Rero ukitondera amategeko ya fande mukuru ari we Yesu Kristo, kandi ukagendera ku mabwiriza ye uko bikwiriye. Kuko mu gisirikare bubaha ibwiriza, mu buryo ubwo ari bwo bwose bubaha ibwiriza. Nimba hari ibintu bikomeye ni ukubona abantu bananirwa kubaha iri bwiriza rya fande mukuru, bakajya kubaha ibwiriza nimba ari iry'abandi, ry'abakarapu bagenzi babo n'abakarapu. Birababaje kubona umuntu asuzugura ijambo ry'Imana ngo agiye kubaha icyo masengesho yamubwiye. Urumva atari agahinda gakomeye? Ugasanga abantu basuzuguye ijambo ry'Imana barihinduye ubusa, ngo kubera ngo umushumba wanjye ngo idini ryacu ngo hano ngo ntabwo ribimbuza. Ijambo ry'Imana rirabikubuza, ariko wowe ubikoreshwa n'uko idini usengeramo ribyemera. None se afande mukuru n'abo bagenzi bawe muri kumwe ku rugamba, ninde utanga amabwiriza y'urugamba? Icyo gihe rero wabaye umusirikare w'undi muntu, ntabwo uri umusirikare wa Kristo. Ujye wihanganira imibabaro yose. Abantu benshi batinyishwa kandi bananizwa urugamba no kunanirwa kubahiriza aya mabwiriza. Rero turi kugana ku musozo, ku murongo w'8 aravuze ngo ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi. Iyo bavuze ngo ujye wibuka Yesu Kristo, Roba, ubitekereza iki? Kumwibuka Yesu, muri izo ntambara zose ujye wibuka Yesu ko ari we munesha. Yego. Ni donko wibuke ko ari we urwana. Yego. Ariko Imana yarirahira ngo barwanira intambara mubona nizo mutabona. Yego. Kumwibuka rero harimo uburyo bubiri. Hari igaburo ryera, kwibuka umurimo yakoze, Yego. ukunesha byose, sibyo? Yego. Kumwibuka harimo kwemera ko ari we utsinda byose. Kumwibuka harimo ibintu byinshi cyane. Uyu munsi iyo habayeho iminsi mikuru yo kwibuka y'intwari, bakunda kwibuka His Excellence, ukuntu yavuye muri university ku ishuri aho yigaga, yumvisha inkuru mbi. Ariko buriya kari akantu gafite amateka akomeye, kumva inkuru mbi, aho kugira ngo wihishe aho waruri, ugahita uva aho waruri mu mahoro, ukaza ugasanga inkuru mbi, ugasanga ishyano ryawe nk'uko Mose yegeraga ishyano rye. Urumva abona ngo igihuru cyaka ntigishya, ariko akavuga ati reka nkegere tu. Ni ukuvuga ngo rero His Excellence nawe yarabibonye, arabyitegeza, aravuga iryo shyano ribaye reka ndisange, noneho ndebane n'iryo shyano kuritere, turebe ko nta n'ikindi kintu twawe. Umwana w'Imana rero nuko nguko ameze. Umwana w'Imana ntahunga ishyano, ahubwo agenda asanga ishyano. Ubushize narabibabwiye ngo umwana w'Imana ahungira icyaha mu kibazo, ariko umwana w'isi ahungira ikibazo mu cyaha. Ni nayo mpamvu ako kantu kazakwereka neza uburiwe. Umunsi icyaha kizaza, ikibazo kizaza kiri imbere yawe n'icyaha kiri inyuma, cyangwa icyaha kiri imbere, ikibazo kiri inyuma. Uzareba aho uzahungira, uzahita umenya uwo ari we. Donc bosi w'umusambanyi n'ubushomeri igihe bizaza bishoreranye, donc kuzanyura muri iyo kese bizakwemeza uwo uri we. Uzamenya uwo uri we. Ibyo gusambana uzihana, ubwo se guhungira ikibazo mu cyaha, urumva uri uwa Yesu. Uko kwihana ni kubaho, uko kwihana ntabwo kubaho. Umwana w'Imana ahungira ikibazo
ahungira icyaha mu kibazo, ariko umwana w'isi agahungira ikibazo mu cyaha. Ngo reka nibe bizakemuka, reka nkora ibi ngibi nzihana nyuma, reka nkora ibi ngibi ahanga ubwo ngo byaba ari ukubura ubwenge, ngo Imana yatubwiye ngo nitubura ubwenge ngo nayo izatureka. Wakwemera ukabikora, ariko wowe ariko urugo rwawe ntirusenyuke, ariko ntibigende gucya. Ubwo ni ubwenge bw'isi ndetse n'ubw'abadayimoni. Wacu yaranditse aravuga ngo ni ubw'inyamaswa abantu ndetse n'ubw'abadayimoni. Rero ujye wibuka Yesu Kristo muri iyi ntambara turwana. Ni ngombwa ko twibuka Yesu Kristo. Turamwibuka gute? Turibuka ubuzima bwe. Iyo wibutse umuntu ugomba gutangirira mu bwana bwe. Ubundi uriya muntu ninde? Yavutse ate? Yakuze ate? Yabaye hehe? Ubwami ariho nimba ari komanda mukuru uri kudukomandinga, urugendo rwe ni uruhe? Kuko buriya abantu benshi inkotanyi zirefera kuri Perezida Paul Kagame. Niwe nkotanyi nkuru, kuko systeme mukotanyi urumva niwe uyihagarariye, ni nawe watumye igera hiro uyu munsi. Niyo mpamvu rero inkotanyi zose zirefera he? Kuri Perezida, ku mukuru wazo. Rero natwe abasirikare ba Kristo tugomba kwirefera kuri nde? Kuri Kristo Yesu, kuko niwe wazanye iyo systeme nyine y'iyo mirwanire n'iyo mibereho. Ahubwo abantu ntibajya bashaka kumwibuka. Ninde wakuzaniye systeme? Wowe udukurikiye urebera kuri nde? Systeme ufite wayikuye he? Kuri mama, kuri aposo, kuri daddy, kuri bishop, mami, wayikuye ku mushumba waje wakisha. Ujye wibuka mu ntambara zose, ikizagushoboza kunesha ni ukwibuka Yesu Kristo wakomotse. Niyo mpamvu muri uko kwibuka bahise bavuga inkomoko ye. Bati wibuke ko ni inkomoko irimo ba Rahabu. Urumva? Wibuke ko irimo ba Rahabu, wibuke ko irimo abagabo bose, uzamuke umenye ko ikibazo atari ukuvuka habi, ahubwo ikibazo ari uko witwaye umaze kuvuka. Kubera ko uburere buruta ubuvuke. Niyo rero waba waravukiye ahantu habi, ariko wemerewe gukura neza kandi ukaba umuntu ukomeye. Yesu Kristo igisekuruza cye gifite amateka wagira ngo aravangavanze, ntiyarakwiriye kuba ari ay'ubwami, ariko Yesu Kristo yavutsemo kandi ahinduka umwami w'abami. Avukira hehe? Mu kiraro cy'inka. Ibyo bisobanura iki? Uburyo abantu bamukorera kugira ngo baneshe. Success ya Kristo iri mu guca bugufi. Abantu rero bakunda ibishashagirana ngo bitumbagira, ngo biguruka hejuru, ngo by'intege, ngo amakampani ngo aremereye. Bigeze kubamubaza bamwata ko se amateka yawe nkawe turayazi, aho wavukiye mu kiraro cy'inka n'ibiki byose. Ubundi nk'abantu b'abatunzi utubwira iki ko wewe nyine wenda wowe warakubiswe? Twebwe nk'abantu bafite amafaranga babakire tubayeho neza, tutashaka ibyo bintu byanyu by'ubutindi bya ntajya igenda, uratubwira iki? Ubona tutazanari gutangamo, kuko burya Imana yaduhaye no guhirwa mu isi. Karabaraga ati rero bigoye umutunzi ko yakwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Bati guteze? Ati cyoroshye nuko ingamiya yaca mu izuru ry'urushinge. Ati nawe iryo juru ryawe ry'abatindi n'abakene babaho nabi ryigumanira. Ijuru ntazabona inaha ngo mbone ko ndirimo. Iyo Mana itazangaburirira inaha, nijoro ubwo yaba itazarimo. Iryo juru ryayo izaryihorere. Iyo Mana itampa ibiryo, iyo Mana itagira gute, iyo Mana itagira gute. Ati nijoro ryayo izaryihorere. Ariko ujye wibuka Yesu Kristo ko yavukiye mu kiraro cy'inka, nawe akavuka ntabyo afite. Bigoye umutunzi kwinjira mu bwami bw'ijuru. Icyoroshye nuko ingamiya, kandi abantu bakinisha ririya jambo. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana rijya rivuga ngo ubwire abatunzi bo muri iki gihe, bo mu by'iki gihe, ubihanangirize kuba abatunzi mu by'ijambo ry'Imana no gukora imirimo myiza. Bareke ibyo kwidamararira no kwibera mu bitabashwa byabo, ahubwo bamanuke bamenye guca bugufi, bamenye gukusha, bakora ikosi ryose kugira ngo bazabashe kugera mu bwami. Niba unkurikiye uri umutunzi, nagira ngo nkubwire ko uko revo y'ubutunzi bwawe igenda izamuka, ni nako urwego rwawe cyangwa inzira yawe yo kujya mu ijuru igenda irushaho kugukomerera. Kuko ubutunzi ni ikintu kibi. Ubutunzi Salomo Imana yarabumuhaye, yari iri kugerageza nimba abatunzi bazashobora kwinjira mu bwami, ariko Salomo yarangiye ati ubutunzi bwamuhingukije he? Umva rero se Dawidi wasenze icyo yavuze. Yaravuze ngo mwami,
wowe umbabarire ntu mu butunzi bwinshi. Mwibuke ko Dawidi niwe muntu wari ufite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Umbabarire ntu mu butunzi bwinshi kugira ngo ntazarengwa nkakwibagirwa, ariko nanone undinde ubukene kugira ngo ntazanakena nkasabiriza nkasuzuguza izina ryawe kandi uri umwami. Wowe umpa ibintu binkwiriye bituma ngenda ndi balance, ngende nkuhimbaza nubahisha iki izina ryawe. Amen. Iyo Yesu atubwira gusenga, yaratubwiye ngo mujye muvuga ngo ubwami bwawe buze kandi ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. None abantu barahinduye. Roba simbizi, sinzi umurokore ujya usenga iryo sengesho, wenda barahari kuko ntabapfira gushira ariko ni bakeya. Ntabwo twebwe dushaka gukora ibyo Imana ishaka, ahubwo dushaka ko Imana ikora ibyo dushaka. Kandi Yesu principe ye yafashe icyo dushaka agipfunyika mu byo Imana ishaka, mu byo washaka kuri twe. Ni ukuvuga ngo kugira ngo tubone icyo twebwe dushaka ku Mana, tugomba gupfundura icyo Imana idushakaho. Utari wapfundura umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ntuzigera ubona nawe icyo ushaka ku Mana. Ni ukuvuga iki rero? Satani we aragucunga, yabona wahushije intego, kuko n'ubundi target ya Satani ni uguhusha intego. Yabona wahushije intego agahita avuga ati yashakaga ikira, yashakaga ikira, yashakaga iki? Buriya yashakaga ikira, yashakaga wenda urubyaro. Ubwo yashakaga urubyaro, reka nanjye nkwereke ikintu mpfunyikira. Urumva? Yashakaga urubyaro ruzubaha Imana, reka ntange Imana kurumuha, muhereze uruzubaha njyewe. Satani akaba gukubisa umwana uzankura urumogi, kandi ukabuhingutse imbere mu iteraniro ukajya gushima ati Imana yarabikoze rwose. Satani nawe ari iruhande rwatigira vuba vuba w'intesha umutwe, umwana wanjye cyavuye umurere vuba vuba, hari utuntu ndi kumutegurira. ubu aha tugeze hari urahita ko nese ngo umuntu yabwirwa n'iki ko byari Imana. Tumaze kukubwira ko iyo umanze guhata Imana ngo ikore ibyo ushaka kurenza ibyo ishaka kuri wowe, uba utaye intego. Uba wahushije intego. Banza umenye icyo Imana ishaka. Banza umenye icyo Imana igushaka. Mu gusenga kwawe usaba Imana ngo ibyo Imana ishaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru, mu buzima bwawe nk'uko biba mu bw'abandi, cyangwa usaba ko wowe ibyo ushaka ari byo biba, ari ibyo Imana ikora. Rero Imana twebwe ntabwo tuyihata ngo ngwino udukorere, ahubwo twe turayikorera yikaduhereza iki? Ibidukwiriye. Muri ibi byavuze ngo mpe kumenya ibyo nigishwa n'uburabyo n'inyoni mukiza nkwishingikirizeho. Aravuga ngo ngeza aho ushaka munshorera, nuko menye nkiri mu makuba amahoro adashira. Kumenya ukiri mu makuba. Twe tukiri inaha mu makuba, tukiri mu kaga, tukiri mu ntambara, tubasha kumenya amahoro adashira. Ayo mahoro ni Kristo Yesu. Nababwiye ngo itorero rya Kristo rikiri mu isi rijya riruhurwa no gutega amahoro mu bihe bizaza. Niyo mpamvu uyu munsi twebwe dutega amahoro mu bihe bizaza, kuko umuririmbyi yaravuze ngo nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si. Aravuga ngo ariko kwa Data niho gusa hasendereye iki? Amahoro. Rero abana b'Imana ntimutega amahoro yuzuye muri iyi si, kuko ntabwo ari Imana yaduteganirije kuzabona amahoro. Hari akantu nungutse natekereje muri iyi minsi, turi kugana ku musozo. Natekereje uburyo impamvu ubwo urumva icyo kintu nagitekerejeho, ndibaza ngo nukubera iki nyine abana b'Imana se Yesu afite ubutwari bwose bwo kutubesha inaha mu mahoro, ariko se nukubera iki yahisemo ko tuhaba mu ntambara imyaka yacu yose yo kubaho kwacu? Ijwi ry'Imana n'umwuka w'Imana aransanga, arambwira ngo nukubera yuko amahoro yanyu Yesu afite ahandi yayabikiye, adafite kidobya, adafite ibizinga. Aho ni ryari? Mu ngoma y'imyaka 1000. Ubu hari abantu bazi ko dukennye, nyamara Paulo yaravuze ngo dutungishije benshi turi inaha, ariko hari ahandi ubutunzi bwacu bubitse. Hari ahantu umwami wacu Yesu Kristo azaza akima nk'umwami w'amahoro, tukaba ku ngoma y'imyaka 1000. Uhumure nimba utarariye uzarya. Bibiliya itubwira yuko Yesu azatubagira ibibyibushye ngo bifite imisokoro, akaduhereza na vino y'umurera iminiriye neza. Tuzarya, tuzanywa, tuzamera neza. Icyo gihe Satani azaba adahari. Yesaya abyandika yaravuze ngo umugunzi w'intare, ariko Mana yanjye umwana w'intama azajya arisha mu mugunzi w'intare, ngo bazajya barishanya, ngo kandi ngo umwana ngo mutoya w'uruhinja ngo azajya akinira ku mwobo, ngo azashyira ikiganza cye ku mwobo w'incira, ngo cyangwa se ngo ashyire urutoki rwe ku ntuza ku gikono cy'impiri.
uri kubyumva, kubera ko satani ntabwo azaba akidushoboye. Rero twebwe tubikiwe amahoro mu bihe bizagira gute, bizaza. Mujye mutahura indirimbo cyangwa se ijambo ry'Imana icyo riba rishatse kuvuga. Rero bana b'Imana turi hano, nababwira ngo turi mu ntambara, turi mu rugamba rukomeye, kandi duteze amahoro mu gihe kizaza, ntabwo tuyateze uyu munsi. Niyo mpamvu duhanga amaso aho ubutunzi bwacu buri, tutayahanga ku by'iyi si. Niyo mpamvu rero njye nawe dufatanye urugamba rukomeye turiho, kandi twiteguye ko tuzarutsinda. Imana ibahe umugisha, Imana ibarebe neza. Ndagushimiye kuko wabanye natwe muri iki kiganiro. Nshimiye na mwene data unyujemo ibyo Imana imuhumekeyemo. Reka mbararike gukurikira ibiganiro byacu, nakagaruka. Shalom, shalom. Amen.